Kimenyi ni watumye Muyanga amenyekana. Ati Kimenyi murabyibuka ubwo ari muri APR FC, yakiniye amakipe menshi ari mu za Kigali ndetse n'ayandi za Kiyovu Sport. Ati niwe muntu washyize Muyanga ku itara. Atari ko nyuma yuko habayeho gutandukana cyangwa se nyuma yuko Kimenyi Yves agize imvune bikaza kurangira n'undi avuye mu mupira, gusa benshi nanone Kimenyi bakamushinja ko yavuye mu mupira kubera Muyango. Bati Muyanga ahisemo kumutererana. Numva yuko ni stories nyinshi ziba ziri ku mihanda cyangwa se ziba ziri kugenda zivugwa ku mihanda, abandi benshi bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, amakuru menshi. Abandi bakavuga bati Muyango yirirwa hanze y'igihugu, ati mu Bufaransa, ati hehe, ati ise izi business y'abakora zatumye itatera imbere. Abandi bati no muri Miss Rwanda Muyango yaratangaga. Ngira ngo na amakuru menshi abari kugenda avuga, gusa navuga ko update kuri ubu ngubu ihari nuko kuri ubu ngubu Muyango rwose yamajije kubasaba abantu rwose kuba bamubabarira, byibuze bakaba bamubahira kuba ari umumama ufite umwana. Nyavuga ko n'ibintu abandi izere yuko rero ukomeje kumera fresh cyangwa se ukomeje kumera neza cyane. Ababwira ngo nabitameze neza no kwihangana, gusa birashoboka yuko ejo byamera neza cyane. Ntabwo twese tugomba kumera neza. Iyo no munsi byaciyemo, you never know, birashoboka yuko ejo bitacamo. No kubwira ngo niba bagize amahirwe bikamera neza, senga cyane kugira ngo bijye bihora bimeze neza cyangwa se kugira ngo bijye bihora bicamo fresh sana cyane. Rero ngiye n'ubundi nk'ibisanzwe banyita Simba Only, tujye kurebera rero amwe mu makuru arimo aragenda avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kuko ubu ngubu byagorana uramutse uvuze amakuru y'imyidagaduro ukagenda utavuze kuri Muyango ndetse na Kimenyi, kuko navuga ko kuri ubu ngubu nibo bantu bari trending cyane ku mbuga nkoranyambaga, yaba ku rubuga rwa YouTube, Instagram ndetse n'izindi zose zigiye zisigaye. Navuga ko kuri ubu ngubu rero aribo bari trend cyane. Twaba tugiye rero kugaruka kuri amwe mu makuru arimo rero aragenda avuga kuri ubu ngubu rero update zaba ngaba zigeze he. Ibyo rero tugiye kurebera hamwe. Niyo mpamvu mubwira ngo niba aribwo ukigera hano kuri iyi channel yanjye Simba Entertainment, kora subscribe kugira ngo tujye tugenda kabisa turebera hamwe amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kuvugwa hano mu Rwanda, hanze y'igihugu, ndetse nanakubwira yuko ushobora no kunyarukira kuri Instagram page yanjye, naho ugakora follow kugira ngo ujye ugenda wisomera kabisa amakuru agiye atandukanye, amakuru y'ibyamamare, amakuru y'imikino, ama interview ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose turi kugezaho live gatanu kuri gatanu. Rero ngira ngo nkuko nari nangiye ndabikubwira, ubwo navuga inama ku bantu badukurikiranye baherere hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse wenda n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyane yuko nabo baba bahari, bamaze iminsi babona inkuru za Muyango na Kimenyi. Navuga yuko iyo urebye inkuru za Muyango na Kimenyi, ni inkuru zimaze igihe kinini, ni abantu bamaze kuri no mihanda igihe kinini, kuko navuga yuko itandukana ryaba ngaba rishobora kuba rimaze ku mihanda hafi amezi atandatu. Ngira ngo izi nkuru twatangiye kuzumva haciye igihe kinini cyane. Ngira ngo twarabyumvishije, murabyibuka ubwo bavugaga ngo umwe yakoze unfollow ubwo ni Muyango, ubwo bavugaga ngo yakoze unfollow kuri Instagram ya Kimenyi. Gusa haza none kujya hanze video, ndetse iyi video ubwo barimo barabyinana yaje gusa nkaho ikuraho urujijo, igaragaza yuko bishoboka yuko baba basubiranye. Ngira ngo ni video ubita Muyango n'ubundi yaje kubasubiza ku rubuga, yaje gushyira ku rubuga rwa TikTok. Benshi baravuga ati noneho kera kabaye, birashoboka yuko basubiranye nyuma yuko iyi video ayishyizeho. Gusa rero navuga yuko kuri ubu ngubu ibintu noneho byamaje kuba bifata indi ntera. Ngira ngo abantu bamaze iminsi babikurikirana, ibintu byo byamaje kuba bifata indi ntera. Ni nyuma yuko amajwi yabo agiye hanze, cyangwa se amajwi ya Muyango agiye hanze, ndetse n'aya Kimenyi aragira ati rwose ati Muyango naramubwiraga ati tujye muri gym, akambwira ati reka nta mwanya mfite, ati ndinaniriwe. Atari ko bita Brian
basigaye bajyana muri gym, bivuze ko ari usigaye mu managinga, usigaye umumenyera situation zose bitandukanye na Kimenyi ngira ngo voice note ze cyangwa se ayo majwi yagiye hanze ubwo ubita Godfather Jonde yakoraga live bayashyize hanze, akanaza andi majwi ya Muyango nawe avuga ati uwo bita Keza Tenski binavugwa yuko ngo yamuherezaga pasi zo mu bandi bagabo, kuri ubu ngubu bikaba bivugwa yuko ngo ari nawe ushinjwa kuba yasenya urugo rwa Muyango. Ngira ngo nayo mwarabibonye cyane amajwi ya Muyango arimo avuga ati ibintu ntabwo ari byo, ati Keza wansenyeye urugo. Ngira ngo rero ibi nibyo tugiye kurebera hamwe, gusa update zari kuri ubu ngubu ni izihe cyangwa se ari nayo makuru tuzanye. Uwo bita Yago ku mugoroba navuga yuko nibwo yakoranye ikiganiro na Muyango, aza kumuhamagara mu kiganiro, bavugana ibintu byinshi. Uwo bita Muyango aragira ati munshinja ubutinganyi, mukanshinja kuryamana n'abandi bagabo, atari ko byibuze mu nyubahire yuko ndi n'umumama w'abana, mfite umwana. Ngira ngo murabizi afite umwana bita Miguel, uyu mwana ndetse akaba yaramubyaranye na Kimenyi Yves. So urumva yuko rero ese imbabazi arazikwiye? Ese abantu muri kumukritika ntibishoboka yuko wamugana mwana mwubahira yuko ari umubyeyi, nyuma yuko wenda mwavuga ngo mumutinganye cyangwa se yaryamana n'abandi bagabo? Reka ibituze kubireka, byibuze wamugana tunamwubahire yuko ashobora no kuba ari n'umubyeyi w'umwana, cyane yuko afite umwana. Ibi byo kuvuga ngo numutinganye cyangwa iki biranashoboka ko yabivuguruza, kuko afite ingingo yatuma atabivuguruza, afite ingingo nakwituma bivuguruza kuko afite umwana. Iyi navuga ko ari nayo ngingo imurengera. Gusa wenda kubavuga yuko wenda ngo ashobora wenda kuba yarinjiye mu mwuga w'ubutinganyi, nabyo birashoboka cyane rwose, birashoboka cyane kuko buriya wa mugani yitandukanye n'umugabo nanone ntuvuge impamvu nyamukuru igaragara yatumye mutandukana, kuko navuga yuko hagati yabo bombi nta n'umwe uragaragaza impamvu nyamukuru yatumye batandukana. Kuko iyo ugiye ku ruhande rwa Muyango arakubwira ati Kimenyi Yves yancaga inyuma kwa Keza niwe wansenyeye urugo. Ku rundi ruhande Kimenyi Yves nawe akavuga ati Briane yantwaye umugore, asigaye amutinganye. Urumva yuko nabo ubwabo ibintu biragaragara nkaho byabuze igice. Gusa wenda nanjye ikintu nshaka kuba navuga, nahoze mbona komantere nyinshi z'abantu bagiye batandukanye bavuga bati ntabwo ushobora gushaka umugore cyangwa se mushobora gushakana n'umugore uhostinga cyangwa se mu tubari, navuga ngo ushobora kuza agaceza kugira ngo bikurure abandi bagabo banywa inzoga. Biragorana ko urugo rushobora kuba rwatera imbere, cyangwa se biragorana yuko urugo rushobora kuba rwakomera. Uwo bita Nzovu nawe rwose nakamwana nawe zimbona video ziri kubica ku mbuga nkoranyambaga, akagira ati Kimenyi niwe muntu watumye Muyango amenyekana. Ati Kimenyi niwe watumye Muyango amenyekana. Ati Kimenyi murabyibuka ubwo ari muri APR FC, yakinnye amakipe menshi ari mu za Kigali ndetse n'ayandi za Kiyovu Sport. Ati niwe muntu washyize Muyango ku itara. Atari ko nyuma yuko habayeho gutandukana, cyangwa se nyuma yuko Kimenyi Yves agize imvune, bikaza kurangira n'undi avuye mu mupira. Gusa benshi nanone Kimenyi bakamushinja ko yavuye mu mupira kubera Muyango. Bati Muyango ahisemo kumutererana. Urumva yuko ni stories nyinshi ziba ziri ku mihanda, cyangwa se ziba ziri kugenda zivugwa ku mihanda, abandi benshi bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, amakuru menshi. Abandi bakavuga bati Muyango yirirwa hanze y'igihugu, ati mu Bufaransa, ati hehe, ati ise izi business y'abakora zatumye itatera imbere. Abandi bati no muri Miss Rwanda Muyango yaratangaga. Ngira ngo ni amakuru menshi abari kugenda avugwa, gusa navuga ko update kuri ubu ngubu ihari nuko kuri ubu ngubu Muyango rwose yamajije kubasaba abantu rwose kuba bamubabarira, byibuze bakaba bamubahira kuba ari umumama ufite umwana. Navuga ko n'ibintu abantu benshi bari kuvuga biri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. So abantu rero mujye mwitondera bamugana ibintu muvuga no ku mbuga nkoranyambaga, kuko uyu munsi uraza ukadisinga umuntu ukamuvuga nabi, ukavuga ibintu bitari byiza,
ibi bintu biba biri kumugiraho ikibazo, kuko Muyanga afite umwana, yego ashobora kuba ari mutoya agifite imyaka mito atajya ku rubuga rwa YouTube ngo abirebe, ariko nyuma y'imyaka 3 araba ari umuntu, umwana we araba amaze gukura ku buryo yajya ku mbuga nkoranyambaga akareba ibyo bamushinja cyangwa se ibyo mama we bamuvuzeho. Ibi ni ibintu bishobora gutuma isura y'umubyeyi ndetse n'umwana hari ukuntu yandura bitewe n'ibyo abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga. So navuga ngo rero tujye twitondera none ibintu tuvuga ku mbuga nkoranyambaga, turebe ibintu bifitiye akamaro society. Birashoboka ko n'umunsi Kimenyi na Muyango batandukanye, gusa nekereza yuko ntabwo ari byiza kuza ngo utangire gushyira hanze n'amakuru atariyo kugira ngo ugire views cyangwa se ube waka-attracting abantu baze bareba ibintu byawe. Birashoboka ko wavuga inkuru zirizo byaba na ngombwa ukareba inkuru zidashobora no kuba zamusenya cyangwa se zazamusenya no mu gihe kizaza. Ibi ni ibintu ngira ngo abantu benshi tuba dukwiye kureba cyangwa se tuba dukwiye no kwirinda. So navuga ngo rero Muyango yakoze kabisa ikintu cyiza, navuga ko ari ikintu cyiza, kuko no kuba byonyine atekereza ko ari umubyeyi cyangwa se yaza gusaba abanyarwanda ngo bamubone mu ishusho cyangwa se mu ndorerwamo yo kuba ari umubyeyi, bareke kumuvugaho ibibonetse byose. Navuga ko ni ingingo nziza kandi muremera. So nakubwira ngo rero niba aribwo urukigira hano kuri channel yanjye, kora subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzajye tugira turebera hamwe amakuru agiye atandukanye. Wifuza kuduhereza igitekerezo, inyunganizi, cyangwa se wifuza no gutanga umusanzu mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, banyurukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye cyangwa se social media platforms zanjye zose, ukwandikamo Simba akarongo ko hasi uri ugakora follow, ndetse ukananyurukira kuri YouTube channel yanjye ugakora subscribe. Ibintu ubundi bwo bikagenda bimera fresh sana cyane.